Eh, nongeye kubasuhuza abakunzi ba Authentic Christendom TV, mugira amahoro y'Imana. Ni Dr. Symphorien ubasuhuza uyu munsi tariki ya 17 z'ukwa kabiri 2025. Nkaba ndi hano nyine i Texas nk'uko bisanzwe. Uyu rero ni umunsi mu by'ukuri mwese abantu benshi eh, tuzirikana kubera iyicwa rya Kizito Mihigo. Mu by'ukuri mu buryo bw'umubiri ni ibintu bigoye kubyakira, ni ibintu byatubabaje cyane, ariko kandi mu buryo bw'umwuka tuzi ko nyine ni umunsi Imana yacyuye umugeni. Ni umunsi kandi havutse abakirisitu benshi b'abaresisita. Abahamya ni benshi, nanjye ndi umwe mu nubwo nari nsanzwe nkora activism, nkora ubuvugizi, ariko nibwo noneho nagiye ku mugaragaro kurusha mbere, kuko nabonaga uwishe Kizito, eh, eh, mbese nabonaga niba Kizito yishwe jyewe ndi iki cyatuma nkomeza kuba munsi y'igitanda. Donc kwicwa kwe kuri mu byatumye nanjye ndushaho gukomera ku murimo, kugira ngo iyo buji yasize acanye itazima. Iyi niyo mpamvu rero uyu munsi nje kwifatanya n'abandi bose bari kwibuka iyicwa rya Kizito Mihigo, kandi no kubakomeza kugira ngo abakristo b'abaresisita murusheho gukomera, turusheho gukomera, kuko icyatumye yicwa kiracyahari kandi cyagombye kuvaho. Mu by'ukuri ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kubona amaso ku maso Kizito Mihigo ngo tuvugane. Cyakora mfite igitabo cye nk'uko muri kubibona, igitabo cye ndagifite, naragisomye cyose. Ubwo kimwe n'abandi bose nyine ndi mu bafashe rero umwanzuro wo kuba umukristo w'umuresisita nka Kizito Mihigo. Iyi channel yitwa Authentic Christendom. Ni ukuvuga ngo ni ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki n'itekinika ry'amadini. Kizito Mihigo yishwe azira kwamagana itekinika n'urugomo by'inkotanyi n'abakada bazo biyita abakristo bya Nyirarureshwa, abakristo b'ibicupuri. Maze iminsi nigisha kuri iki kintu cy'abakristo b'ibicupuri, mfatiye ku rugero rw'abakristo rw'Abadage b'abakristo bari bashyigikiye Hitler, abakristo b'abanazi. Kuri mwebwe rero bakristo b'abaresisita, nongeye kubasuhuza aho ndi hose, mukomere, kandi nihanganisha abamaze gufatwaho iminyago muri Bukavu bitunguranye. Aho muri ni mukomere, abari muri Goma mukomeze mwihangane, abari muri za Bunagana n'ahandi hose mukomeze gukomera, kandi nyine mube abakristo b'abaresisita, abakristo b'ukuri, muhagarare ku kuri nubwo hari igihe bitwara ubuzima nk'uko byagenze ku Kizito Mihigo. Kandi siwe gusa, mwibuke ko na Bishop Christophe Munzihirwa i Bukavu nawe yishwe nk'ubu buryo mu 1996. Hari ibintu rero bitanu by'ingenzi bigomba kuranga abakristo b'abaresisita, ibyo ngira ngo mbasangize muri kano kanya. Ibintu bitanu bigomba kuranga abakristo b'abaresisita. Icya mbere ni ukubaha abategetsi. Ibyo wabisanga mu Baroma 13 umurongo wa 1 kugeza wa 7. Ariko aha ngaha haravugwa abategetsi bubaha amategeko y'Imana, nibo tugomba kubaha. Abakorera antikristo nibo wishe Kizito, kandi bamwishe bitewe n'uko nyine yari yanze kububaha. Natwe ntabwo tugomba kububaha. Icya kabiri kigomba kuranga abakristo b'abaresisita ni ukubaha Imana kuruta abantu. Ibintu byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 29.
reka yenda tubisome. Byakozwe n'intumwa ibice 5, umurongo wa 29. 5:29 haranditse ngo Petero n'izindi ntumwa barasubiza bati tugomba kumvira Imana kuruta kumvira abantu. Ibi ni ibigomba kuranga abakristu b'abaresista, ni ukumvira Imana kuruta abantu. Iyo amabwiriza y'abantu atesha agaciro amategeko y'Imana, umukristo w'umuresista yubaha Imana kuruta abantu. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu kigomba kuranga umukristo w'umuresista ni ubutabera n'ubutungane. Biri mu Migani 10:21-15. Imigani 21:15. Imigani 21:15 handitse ngo guharanira ubutabera binezeza intungane, nyamara inkozi z'ibibi biziviramo kurimbuka. Icyo ni icya gatatu kigomba kuranga abakristu b'abaresista, ni ukuharanira ubutabera n'ubutungane. Ibi rero birakenewe cyane iyo igihugu kiyobojwe igitugu n'inkota. Icya kane kigomba kuranga abakristo b'abaresista ni urukundo ruzibukira urugomo. Bibiri mu Baroma 12 umurongo wa 19. Abaroma 12 umurongo wa 19. Abaroma 12 umurongo wa 19 haranditse ngo inshuti zanjye ntimwihorere, ahubwo mujye mureka uburakari bw'Imana abe ari bwo buhora, kuko ibyanditswe bivuga ngo guhora no kwitura ni ibyanjye, niko Imana ivuga. Mu gitabo cya Kizito Mihigo naberetse kuri paji ya 13 ryemeza ko yashatse kwihorera. Reka mbasomere iyi paragarafe kuri paji ya 13 mu gitabo cya Kizito Mihigo. Igitabo nakiberetse. Paji ya 13 ni paragarafe ikurikirwa n'iya nyuma, ni mu Gifaransa. Cela s'est vraiment démontré dans ma vie. Après le génocide anti-Tutsi en 1994, j'ai d'abord perdu, comme beaucoup de Rwandais rescapés, le goût de la vie. J'étais constamment révolté contre moi-même, contre la société, contre le bon sens, contre l'Église et contre Dieu. Je développais une haine aveugle envers tous ceux qui portent le nom de Hutu. Et je croyais que la paix de mon âme viendrait de la vengeance la plus sanglante, la plus cruelle possible. Et donc aravuga ko nyuma ya jenoside yagize umutima mubi cyane kubera ibyakorewe abatutsi, hanyuma yanga izina umuhutu aho riva rikagera, ngo yibwiraga ko kwihorera amenya amaraso menshi aricyo kintu cy'ingenzi yagombaga gukora. Ibi biri kuri paji ya 13. Ariko kuri paji ya 97 turaza gusanga ko yakoze divorce na FPR Inkotanyi, bapfuye nyine ko yamenaga amaraso. Kwihorera byumvikana ko igihe cyarageze Kizito arakira, ava mu kwihorera, abatizwa mu mwuka wera. Turaza kubigeraho. Icyo nshaka kuvuga ahangaha ni uko nyine mu bigomba kuranga umukristo w'umuresista harimo kwirinda urugomo, harimo kuzibukira urugomo kandi ufite ubushobozi bwo kubikora. Kizito yari afite ubushobozi bwo kubikora kuko muzi ko yari umuntu wo mu nda y'ingoma kandi akunzwe bikomeye na perezida ubwe ndetse n'umugore we. Yari afite rero ubushobozi bwose bwo kwihorera, bwo kwica abantu bose yashakaga kwica, ariko ntabyo yakoze.
ikindi kiranga umukristo w'umuresisita navuga ko ari ibintu bitanu by'ingenzi, ni ukugira ishyaka ryo guhagarara ku kuri. Biri mu Befeso 6:13 kugeza 16. Abefeso 6, Abefeso 6, Abefeso 6, Abefeso 6:13 haranditse ngo nicyo gituma mukwiye gufata intwaro zose z'Imana, bityo igihe cy'iminsi mibi muzabashe guhangana na wa mwanzi, maze byose birangiye mube muhagaze mudatsinzwe. Nuko rero nimuhagarare ikigabo, mukenyeye ukuri, mwambaye n'ikoti ry'icyuma rikingiriza igituza, ari ryo butungane. Naho mu birenge mube mwambaye inkweto, arizo umwete wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Muhore mwitwaje ingabo ariyo kwizera Kristo, kugira ngo mubashe kuzimya ya myambi yose yaka umuriro iraswa na Sekibi. Ngibyo rero ibintu bitanu bigomba kuranga umukristo w'umuresisita. Harimo kugira ishyaka ryo guhagarara ku kuri. Guhagarara ku kuri kw'ijambo ry'Imana, kabone niyo wabizira, nk'uko Kizito Mihigo yabizize. Bisaba rero nyine ubwitange budasanzwe, bisaba sacrifice supreme iyo bibaye ngombwa, ku buryo bashaka gutwara ubuzima. Niyo mpamvu atari buri wese waba umukristo w'umuresisita, kuko bisaba imbaraga zidasanzwe. Hari abandi baresisita bafite izindi nyungu bakurikiye, za politike, z'ibyo bazabona nyuma yo kuresisita, ariko twe abakristo nta zindi nyungu tuba duteze imbere uretse guhesha Imana icyubahiro, uretse kuba urumuri rwa Kristo mu mwijima. Akaba rero niyo mpamvu rero nyine atari buri wese waba umukristo w'umuresisita, kuko bisaba imbaraga zidasanzwe, bisaba guhara amagara, bisaba kwitangira abandi nta kiguzi utegereje, bisaba kubatizwa mu mwuka, spiritual baptism. Uyu munsi ndashaka ko iki kiganiro kigomba kuba cyubakiye ku kubatizwa mu mwuka wera, kuko ahantu Kizito yavanye imbaraga ni mu mwuka wera, ni imbaraga z'umwuka wera zamuhaye ziriya mbaraga. Niyo mpamvu ngira ngo tuganire ku mubatizo. Igisobanuro cy'umubatizo twagisanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2:38, aho byemeza ko nyine kubatizwa, mbere yo kubatizwa nuko umuntu aba yihannye. Ariko ibyo n'ababatiza abantu bakuze, muzi ko n'abatiza impinja, ariko n'abafite ukundi babigorofanura, bagasobanura ko ababyeyi babo baba babigisha inzira nziza, hanyuma bakura bakazakirwa nabo bakabyemerera ku mugaragaro. Gusa hano byanditse ko nyine Petero abwiraga abantu ko ngo nimwihane kugira ngo mubatizwe, noneho Imana ibone kubaha umwuka wera. Ni ukuvuga ngo umubatizo ni gihamya y'uko umuntu yihannye. Ubwo haza ibibazo, niba umubatizo, kuki umubatizo ubundi uteza amacakubiri mu matorero. Mbona ashatse ko aka kantu wenda umuntu yakavugaho, ariko umuntu asa n'uwihuta. Hari impamvu rero ebyiri. Impamvu ya mbere ni impamvu yo kubatizwa nyirizina, kuki umuntu abatizwa. Bamwe babatizwa kuko bafata umubatizo nk'umuhango wo koza ibyaha, kumva ko nyine yakoze ibyaha, none arumva byamuvaho akagenda akabatizwa, kandi akanahabwa nyine akandikwa mu gitabo cy'abanyamuryango b'itorero. Hari abandi babatizwa bitewe n'uko nyine bumva ko bagomba kujya mu ruhame, bakarahira mu ruhame, bikagaragarira buri wese ko nyine yakiriye Yesu ku mugaragaro. Iyo ni impamvu ya mbere. Ibyo rero nyine bituma abantu babijyaho impaka, niba umubatizo wari uwo gukuraho ibyaha, niba ubatijwe ibyaha bihita bikuvaho, cyangwa niba
uba ukijijwe kuko wabikoze mu ruhame, icyo gihe uba ubaye umukristo. Iyindi mpamvu ya kabiri rero nayo, hari noneho ayo ni umubatizo bwoko ki. Uzi ko akenshi hari umubatizo wo mu mazi menshi n'umubatizo wo ku gahanga. Ibi nabyo muzi ko bikunze guteza impaka cyane mu matorero, umubatizo wo ku gahanga no mu mazi menshi. Njye nabatijwe ku gahanga nkiri mu wa gatandatu pirimeri, ariko nabatijwe mu mazi menshi muri Yorodani ubwo mperuka muri Israel muri 2016, ariko ndumva si ibintu naza kwitwaza aha ngaha ngo noneho mvuge ngo kuko utabatijwe muri Yorodani wowe umubatizo wawe ntabwo ufite agaciro. Kuko ibyo ngibyo ni imyumvire yo hasi y'aba- y'abantu. Mu by'ukuri dufite abantu bakijijwe bibera mu byumba bisengera, bibera ku misozi basenga, ariko badafite ubumenyi buhagije cy'ijambo ry'Imana rivuga, ugasanga bari gupfa umubatizo w'amazi menshi cyangwa w'amazi make. Nyamara Kizito Mihigo ni urugero rwiza kuko we ntabwo yabatijwe mu mazi menshi, ariko ibyo yakoze ntabatijwe mu mazi menshi bashobora kubikora kugeza ubu ngubu. Akarengane gakomeje kuzamuka, abantu bakomeje kumererwa nabi mu gihugu, ntawe uvuga aho amaze kwicirwa. Kandi abo ngabo barahari benshi babatijwe mu mazi menshi, ahubwo bakorera leta kugira ngo bakomeze kwimika akarengane. Umubatizo wo mu mazi menshi wonyine ni nkaho ntacyo uvuze, kuko umubatizo w'ingenzi ni umubatizo w'umwuka wera. Kandi umubatizo w'umwuka wera iyo ubayeho hari impinduka nyinshi ziba. Nibyo byabaye ku Kizito Mihigo, muzi ko yatangiye mu gitabo cye avuga ko yarafashe umwanzuro wo kwihorera, ariko ntabyo yakoze. Ni ukuvuga ko yabatijwe mu mwuka wera arahinduka, aba icyari mu gihe turaza kubigeraho. Rero nk'abakirisitu b'abarezesita bagomba kugira ikirenge mu cya Yesu, ndifashisha umubatizo Yesu yabatijwe kugira ngo ntabogamira kuri gurupe cyangwa se ku itsinda ry'abantu runaka. Reka turebe umubatizo Yesu yabatijwe, twariho twifashisha muri iki kiganiro. Turabisanga rero muri Luka ibice 3 umurongo wa 15 na 16. Luka ibice 3, Luka ibice 3 umurongo wa 15 haranditse ngo nuko abo bantu bagira amatsiko bose, bibwira yuko ahari none Yohana yaba ari we Kristo. Nuko Yohana arabasubiza ati, ni koko jyeweho ndababatirisha amazi, ariko hazaza undusha ubushobozi, ndetse ntibikwiriye ko napfundura udushumi tw'inkweto ze. Uwo ni we uzabatirisha umwuka wera n'umuriro. Dukomeze ku murongo wa 21. Nuko abo bantu bose babatijwe, na Yesu amaze kubatizwa, agisenga, ijuru rirakinguka, umwuka wera aramumanukira afite ishusho y'umubiri usa n'inuma. Ijwi rivugira mu ijuru riti, ni wowe mwana wanjye nkunda, nkakwishimira. Maze gusoma rero iyi passage, iki gice bijyanye n'umubatizo Yesu Kristo yabatijwe, harimo ikintu nibajije. Aba bantu bavugamo abantu babatijwe rimwe na Yesu ni bande? Aba bantu bumva, uretse ko ntaho bikunze ntibagarukwaho cyane muri Bibiliya, ariko urumva ni abantu bagombye kuba ibyamamare muri Bibiliya, kuko urumva ni ibintu bidasanzwe kugira ngo ubatizwe rimwe na Yesu Kristo ahantu hamwe n'umuntu umwe. Nibajije rero aba bantu babatijwe rimwe na Yesu Kristo ni bande? Niyo mpamvu akenshi gukoresha umurongo umwe muri Bibiliya hari igihe tubikoresha ku marangamutima yacu, tugahonyora icyo ubutumwa bushaka kuvuga. Aha rero kugira ngo umenye aba bantu aba ari bo, ni ugusoma igice cyose. Nasubira inyuma ndagisoma cyose, nsanga harimo abantu amagurupe 3 y'abantu babatijwe uriya munsi. Ntabwo bavuga amazina, ariko bavuga noneho ibyiciro 3. Icyiciro cya mbere cyari cyo Yesu yita abana b'inshira cyangwa se abafarisayo, abagome. Biri muri Luka nyine kino gice, igice cya 3 umurongo wa 7. Abafarisayo murabazi ko nyine bari abantu nyine b'abafarisayo.
Eh, ijambo abafarisayo twese tuzi icyo risobanura. Ni abantu nyine b'abagome. Abantu bari abagome, ni abantu babambye Yesu, ni abantu mbese abafarisayo. Iyo gurupe rero iri mu baje kubatizwa umunsi Yesu yabatijwe. Indi gurupe ni iy'abasoresha cyangwa se abatoza kodi cyangwa se tax collectors. Aha muribukamo abantu nka ba Zakayo. Kiriya gihe cya Yesu Kristo mwamenya ko mwakwibuka ko igihugu cyabo cyari cyarafashwe, cyarigaruriwe n'Abaromani. Nk'uko bimeze ubu ngubu i Bunagana, i Goma, buri Bukavu hari abavantara bahigaruriye. Niko byari bimeze icyo gihe rero cya Yesu ajya kubatizwa. Abantu rero Abaromani rero bari bashyizeho Abayuda baka imisoro bene wabo, ariko bakaka imisoro y'umurengera kugira ngo nyine bayishyire Abaromani. Nk'uko Bunagana cyangwa Goma cyangwa i Bukavu inkotanyi zishobora gushyira abantu bo kwaka imisoro ariko b'Abakongomani, kugira ngo bakandamize Abakongomani bene wabo, ariko bakandamize kugira ngo inyungu zijye ku nkotanyi. Abo bantu rero bari banzwe cyane n'Abayuda bene wabo. Niyo mpamvu nabo babonye ko hari bashayishije mu byaha, batireka tujye kubatizwa, kuko twabonye ko kubatizwa bivuga kwihana. Mbese ubwo barihannye bajya kubatizwa. Icyiciro cya gatatu, ibyo biri ku murongo, igice cya gatatu umurongo wa 12. Icyiciro cya gatatu rero cy'abantu babatirijwe rimwe na Yesu Kristo ni abasirikari. Biri muri Luka 3:14. Nawe birumvikana nyine. Rero ntanze urugero dufatiye ku rugero nari maze gutanga rwa Bunagana, Goma na Bukavu. Urumva bari abasirikare b'abavantara b'abagome, birumvikana bakoresha imbunda kugira ngo bemerwe n'abo bafashe ku ngufu, n'akarere bafashe ku ngufu. Urumva bari bafite nyine, barahutazaga abantu byensure. Urumva ko nabo byageze ubwabo bajya kubatizwa barihana, kuko bumvaga umutima bacira urubanza. Mbese inkubyi inkotanyi ziri gukora ubu ngubu, mwumvise ko i Goma habonye imirambo irenga 3,000 by'abantu bishwe n'inkotanyi. Abo rero nibo bagiye kubatizwa rimwe na Yesu Kristo, abantu nk'abo ngabo. Noneho bakibaza bati ese uyu nguyu uri kutubatiza niwe Yesu Kristo? Nicyo kibazo bari bafite. Noneho arabasubiza ati no, Yesu Kristo we azaza babatirishe amazi n'umuriro. Genda kubatirisha amazi gusa, ariko bazabatirisha Umwuka Wera n'umuriro. Byumvikane ko twifashishije iki gisobanuro Yohana Umubatiza yabahaye. Byumvikane ko umubatizo w'Umwuka Wera, ko nyine umubatizo Yesu abatiza ufite akarusho kurusha umubatizo w'amazi. Mu yandi magambo, umubatizo w'amazi ni umubatizo wo ku mubiri, nk'igihamya ko umuntu yihannye, akaba yemeye ko Yesu Kristo ari umukiza, kandi nyine ko azagaruka kwima ingoma. Ariko umubatizo w'Umwuka Wera ni umubatizo w'umutima, umubatizo w'ubwonko. Ni umubatizo ubaho iyo umuntu ahinduye imyitwarire bikagaragarira buri wese. Babyita inside out mu Cyongereza. Kubatizwa mu mwuka nibyo byatumye Kizito Mihigo akora divorce avec le régime. Ibyo nibyo nababwiye ko kuri page ya 13 mu gitabo cye yemeza ko yaragize umutima mubi, yemeza ko agiye kwihorera kandi bikomeye. Hari naho nasomye ko yagiye muri karate kubera iyo mpamvu. Ariko kuri page ya 97 yemeza ko yakoze divorce na FPR Inkotanyi, kubera ko nyine yabonaga atashobora kugendera mw'uwo mwuka, mw'iyo mood, mw'ubwo buzima bwo gukomeza kumena amaraso nk'uko inkotanyi zibikora. Ni ukuvuga ko icyo gihe hari cyahindutse gikomeye. Umwuka Wera yaramugendereye, Umwuka Wera yaramubatije, nuko arahinduka. Igihe Sawuli yabatizwaga mu Mwuka Wera, yahindutse Pawulo, akora divorce n'abafarisayo. Abafarisayo navugaga haruguru. Ahagarika gutoteza abakristo, ahubwo abahinduka intumwa ikomeye yo kwamamaza Kristo. Ahangaha kandi mwibuke ko Pawulo akiri Sawuli niwe wayoboye igitero cy'abantu bishe Stefano bamwicishije amabuye. Ariko yaje guhinduka, abatizwa n'Umwuka Wera, ahubwo ahinduka intumwa ya Yesu ikomeye yo kwamamaza ibya Yesu, mpaka nawe yishwe
n'izi ngoma z'abagizi ba nabi yicirwa i Roma. Hari ikindi kibazo abantu bibaza. Niba umubatizo w'amazi ari gihamya ko umuntu yihannye, kuki Yesu yabatijwe kandi nta cyaha yari afite? Hari impamvu enye z'ingenzi. Icya mbere ni kwisanisha n'abanyabyaha, mu gushimangira ko Yesu yabatijwe kugira ngo yisanishe n'abanyabyaha, mu gushimangira ko kwihana ari ngombwa. Ibi babisanga mu Baheburayo ibice 4 umurongo wa 15, cyangwa se Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 21. Indi mpamvu Yesu yabatijwe ni gusohoza gukiranuka nk'uko Imana ibishaka. Ibi biri muri Matayo 3:15. Indi mpamvu yatumye Yesu abatizwa, cyari igihe cy'Imana cyo gutangaza ku mugaragaro ko Yesu ari we Mesiya, kandi ko noneho yari atangiye umurimo we ku mugaragaro. Impamvu ya kane yatumye Yesu abatizwa, kwari ukuba urugero ku bakristo. Urugero ku bakristo nk'uko Yesu yubashye Imana arabatizwa kuko Imana ibisaba. Nuko abantu nabo rero bagomba nyine kubaha Imana banyuze muri Kristo, bakabatizwa nk'uko Yesu yabatijwe. Babisanga muri Matayo 28 umurongo wa 19. Hari ikindi kibazo abantu bibaza. Ese isengesho Yesu yateye umunsi abatizwa niryo ryatumye Imana ivuga ari amagambo yavuze ko ari umwana we kandi yishimira? Ntabwo ariyo mpamvu Imana yavuze. Hariya bigaragara ko bigendanye n'icyo twita predestination. Donc Imana yari yarapanze ko bizagenda kuriya mbere. Kubw'ibyo isengesho Yesu yasenze ryagendanye na gahunda y'Imana uko byari byarateguwe. Ibijyanye na predestination cyangwa se iby'Imana iba yarateguye mbere, wabisoma mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza umurongo wa 5. Ariko munyumve neza aha ngaha, hari igihe isengesho rituma Imana ivuga cyangwa igahindura gahunda zayo. Mwibuke Aburahamu cya gihe Imana yari igiye kurimbura Sodomu na Gomora, Aburahamu yakomeje kwinginga ati, Imana wirimburana abakristo, wirimburana abakiranutsi n'inkozi z'ibibi. Uzi ko Imana yabyemeye, Loti n'umuryango we bararokoka bitewe n'uko Aburahamu yakomeje gutitiriza Imana ati, Imana wirimburana abakiranutsi n'inkozi z'ikibi. Undi wakoze icyo kintu cyo gusaba Imana kandi gahindura decision, imyanzuro, ni Mose. Mwibuka ko cya gihe mu butayu Abayisirayeli bagize intagondwa, barigometse barema Imana y'ikimasa. Imana irakavuga ko igiye kubarimbura, ariko Mose aravuga ati, hoya rwose Mana wirimbura aba bantu. Imana ntiyabarimbuye. Ibyo basanga mu Kuva ibice 32 umurongo wa 10 kugeza wa 14. Naho inkuru y'Aburahamu na Sodomu na Gomora ko Loti yarokotse babisanga mu Itangiriro ibice 18 umurongo wa 22 kugeza 33. Ibi rero amasengesho yatewe na Mose cyangwa na Aburahamu, ni isengesho ry'ukuri mu rukundo nyarwo. Mu Cyongereza babyita intercessory prayer. Ni ukuvuga ngo ni ugusengera abandi basabira gutabarwa. Nabibutsa ko igihe Imana yafataga umwanzuro wo kurimbura Abisirayeli mu butayu, yahise ibwira Mose ko izamugira ihanga rikomeye. Ariko Mose yanze kugirwa ihanga rikomeye, ahubwo asaba Imana ati, hoya rwose wirimbura aba bantu, nubwo bigize intagondwa wibarimbura. Isengesho ry'ukuri mu rukundo nyarwo ni kimwe mu biranga umukristo wabatijwe mu Mwuka Wera, kuko Umwuka Wera ari we utuyobora mu isengesho riboneye binyuze muri Yesu Kristo uhora dusabira ku Mana. Mu gusoza, umubatizo w'amazi ni igihamya ko uwabatijwe yamenye Imana binyuze muri Yesu Kristo. Ibi bikurikirwa no kubatizwa n'Umwuka Wera, bikagaragazwa n'uko umuntu yahindutse mu migirire.
bigashimangira ko umuntu yahindutse. Ni ukuvuga ngo umubatizo w'amazi n'umwuka wera biruzuzanya. Gusa hari benshi batagera kuri uru rwego rwo kubatizwa mu mwuka wera kuko bisaba guhinduka no guhara byinshi harimo n'amagara. Kizito Mihigo n'urugero rufatika. Twese tuzi amateka ye, no mu gitabo nyine yarabyanditse. Yigomwe kuba inkoramutima n'urugwiro kwa perezida wa repubulika, kwa first lady. Yemeye kubihara ibyo byose kugira ngo ahagarare ku ijambo ry'umwimerere, kuko yabatijwe mu mwuka. Ubatijwe mu mwuka hari ibyo azibukira, hari ibyo yigomwa, akaba n'igihe rero habamo bigera kuri sacrifice supreme, akaba igihe bigutwara ubuzima, kuko byagendekeye Kizito Mihigo. Abakristo ba resista rero niyo mpamvu ari bakeya, ni bakeya rwose, wabara ku ntoki. Nka hano muri Amerika urugero ni nka Martin Luther King, nawe muzi ko yahaze amagara, yahaze ubuzima, ariko ubu ngubu kwidegemvya abirabura dufite hano muri Amerika ni uko Martin Luther King yahagurutse ahara amagara. Hari n'abandi benshi byensure, ariko ntabwo ari benshi nyine, ni bakeya, ni abakristo bake babatizwa mu mwuka, kuko batizwa mu mwuka bisaba kugira ibyo wigomwa kugira ngo ugire ikirenge mu cya Yesu Kristo, ugahara amagara ku nyungu za benshi, nta gihembo kindi utegereje. Undi nababwiye n'uwitwa Dietrich Bonhoeffer mu Budage. Nawe yararangije doktora hano muri Amerika muri teoloji, bashaka no kumuha akazi, aranga avuga ati no, nsubiye iwacu njye guhangana na Hitler kuko abangamiye itorero, abangamiye ubushake bw'Imana mu gihugu cyanjye. Asubirayo, ari mu bahanganye na Hitler. Hitler yaje kumwica, ariko nyuma ya desomene amaze kumwica, Hitler nawe yaratsinzwe. Aha ni naho navanye nyine bwa butumwa bw'abakristo b'ibicupuri, kuko bariyo abakristo b'ibicupuri bashyigikiye Hitler. Ubu Bonhoeffer ajyayo, ari mu bashinze itorero nyine ry'abakristo b'abihana, Confessing Church, kugira ngo bahangane n'abakristo b'ibicupuri, abakristo b'abanazi. Abakristo b'abanazi nibo bishe Kizito Mihigo. Niyo mpamvu twebwe twasigaye dukomeje gucana urumuri rwa Kizito Mihigo, kugira ngo abakristo b'abanazi, abakristo b'ibicupuri, ahari ijambo ryabageraho, ahari umwuka wera yabageraho, bakabatizwa mu mwuka wera, nibura bakarekeraho, kuko ibyo bakoze ni byinshi. Amaraso bamenye ni menshi, ubugome bakoze ni bwinshi, ubugambanyi bakoze ni bwinshi, kurenganya bakora ni byinshi, kandi bakabikora biyita abakristo. Ntabwo undi kandi twanavuga ni uwitwa Archbishop Christophe Munzihirwa i Bukavu, yarishwe muri 1996. nawe yishwe n'inkotanyi azira kwamagana ubugizi bwa nabi, azira kwamagana ko inkotanyi zari ziri kwica impunzi. Urumva ntaho yari ahuriye n'izo mpunzi z'abanyarwanda ziri muri Congo. Yashobora kwicecekera, ubuzima bwe bugakomeza, ariko bitewe n'uko yari abatijwe mu mwuka, ntabwo yabonaga, ntiyari gushobora kwihanganira ubwo bugizi bwa nabi. Aremera, yamagana inkozi z'ibibi, ahara amagara mu kwamagana ikibi. Uwo ni umukristu w'umuresista. Ni ndatanahamagarira kuba abakristu b'abaresista, gusa si buri wese ugera ku urwo rwego, bitewe n'uko nyine mwese murabyumva ko bisaba ikiguzi cyo hejuru cyane. Kandi abataragera ku urwo rwego akenshi
usanga bikoma abageze kuri uru rwego kuko babafata nk'abanyepolitike aho kubafata ahubwo nk'abantu ni the messengers, donc ni abambasaderi ba Kristo mu isi y'umwijima. Aba ni bo, ni twebwe abakristo b'abarezida, ni twebwe turi urumuri n'umunyu by'isi, kandi ngo urumuri aho ruri ntago warwubikaho ikibindi. Urumuri tugomba kurushyira ku gasongero gahirengeye ku musozi kugira ngo rumurikire isi yose. Abaruzimya ni benshi, harimo n'abo utakekaga ko baruzimya bitewe n'uko bo bataragera ku rwego rwo kuba barabatijwe mu mwuka ngo babone ko Imana icyo yifuza twakora ari ukuba ambasaderi b'Imana muri iyi si, kuba umunyu n'urumuri by'isi, kwamagana akarengane nk'uko Kizito Mihigo yabikoze. Niyo mpamvu hari abantu benshi babatijwe mu mazi ariko bakomeza kwitwara nk'uko bitwaraga mbere yuko babatizwa, cyangwa se bakanarushaho gushayisha mu by'isi. Wowe unkurikiye urahirwa niba warabatijwe mu mwuka wera, ukava kuri Sawuli wicishije Sitefano n'amabuye, ukaba Pawulo wiciwe i Roma azira kwamamaza Kristo. Urahirwa wowe wabatijwe mu mwuka wera, ukava kuri Kizito Mihigo wo kuri paje ya 13 mu gitabo cye, aho yari afite umutima wo kwihorera nk'uko abyiyemerera, ugahinduka Kizito Mihigo wo kuri paje ya 97 wakoze divorce avec le régime, yitandukanyije n'inkotanyi kubera ko yabonaga ibyo zikora ari ibikorwa bya antikristo, ari ibikorwa byo kumena amaraso, ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Urahirwa wowe wageze kuri urwego rwa Kizito Mihigo, ugahagarara ku ijambo ry'umwimerere nubwo ari uguharamagara. Bavandimwe muri Yesu Kristo, Imana y'amahoro wateze mu mwuka wera kugira ngo bahe imbaraga n'ubushobozi byo kumera nka Kizito Mihigo, byo kumera nka Martin Luther King, byo kumera nka Archbishop Christophe Munzihirwa cyangwa se Bonhoeffer mu Budage. Reka twubahe Imana dusenge. Mana Data wa twese, umugisha udasanzwe buri wese wumvise ubu butumwa, umubatirisha umwuka wera maze agere ku rwego rw'umukristo w'umuresista, ahagarare ku ijambo ryawe ry'umwimerere, kabone naho yabizira nka Kizito Mihigo cyangwa Archbishop Christophe Munzihirwa cyangwa Martin Luther King hano muri Amerika cyangwa Bonhoeffer mu Budage. Mana yacu, Mana nzima, batirisha umwuka wawe wera abana b'inshira bahinduke, batirisha umwuka wawe wera abakandamiza umuturage binyuze mu misoro ihanitse kubera abavantara bahinduke. Uwiteka Mana, batirisha umwuka wawe wera n'umuriro abasirikare b'abavantara b'abagome bishe Kizito Mihigo maze bahinduke. Gasabye mu izina rya Yesu, Umwami n'Umukiza wacu. Amen.